Kosora YouTube channel yawe nonaha. Gira ibyo ukora, gira ibyo uhindura kugira ngo YouTube channel yawe ikomeze gukura neza. Nta views uri kubona, nta subscribers uri kubona, cyangwa urabona channel yawe igenda gahoro. Ibi byose gira icyo ukosora kugira ngo YouTube channel yawe wicike intege, wibabara cyangwa umenye ngo birakurangiranye, ahubwo dore ibyo ngiye kukwereka. Aha ni ahantu uri bubonere ibintu byinshi. Ubu rero wowe uri kunkurikira uri ahantu hari ugiye kubona amahirwe menshi yo kugira ngo umenye byinshi kuri ibi bintu byo gutabara YouTube channel yawe. Iki kibazo kiri mu ba YouTubers bagitangira cyane cyane. Ndakwinginze ngo iyi video uyirebe uyirangize, ni ntoya kandi ngiye kubikwereka mu ncamake. Twagiye. Welcome kuri MD Empire TV. Aha niho honyine kwigira ibintu bijyanye no kuzamura YouTube channel yawe, gukora content zifite umumaro no gukora branding yawe ya YouTube channel. Gukora content ifite umumaro rwose ni byiza, kandi muri iyi video turakwereka impamvu nyamukuru channel yawe yaba iri gupfa bucece ariko wowe utabizi. Uko wayikiza hakiri kare na plan zagufasha kuyisana muri uko kwezi. Twagiye rero. Ikibazo kiri muri rusange twese, kandi dukurikire kugira ngo buri muntu wese amenye icyo azajya agenda akora. Impamvu rero benshi batangira YouTube bafite inzozi nyinshi, ariko se kuki nyuma y'amezi menshi cyangwa cyangwa tuvuge na make usanga nta views, ugasanga views zawe ziri munsi y'icumi, munsi ya 50, nyamara ukumva wacitse intege. Ntugacike intege, ahubwo wowe komeza ukore ibintu bigaragara kandi ibintu bifite quality. Impamvu rero ubaka foundation ikomeye kuri channel yawe. Tukuvuga ngo ibintu ukora nkuko nabibwiye ndakora video yashize, abatarebye muyirebe, ukora ibintu bisobanutse. Kubera content zijyanye mbese mbere yo gukora content, kora plan, ukore script yawe uyikore neza. Kora title, ntabwo title zawe mbese zishishikaje abantu, apana nubwo gukora title zindi umuntu asoma kumva nta kintu. Kora thumbnails zikurura abantu, sibyo? Ikindi icyo bita consistency, hozaho, sibyo? Ibi nibyo rero ngiye kubabwira mu buryo rwose bugende burambuye kugira ngo mugende mumenya ibintu byose. Reka tuvuge ibintu bitanu bikubuza gutera imbere kuri YouTube channel yawe. Ibintu bitanu rero bibangamira channel yawe nkuko tugiye kubireba. Ukoresha nabi igihe cyo gushyiraho video. Ahantu ngiye kubisobanura neza tubyumve tugendane. Uyu munsi urashyiraho video, ukongera nyuma y'ukwezi. Uploadinga video, iha gahunda, uvuga ati wenda nzajya na uploadinga video kwa mbere, nongere kwa uploadinga indi video kwa kabiri, cyangwa nzajya na uploadinga video kwa mbere, imwe mu cyumweru irahagije, ariko ijyeho amasaha. Ngo gira gahunda, sibyo? Kora video imwe cyangwa ebyiri za buri cyumweru, kandi ubyubahirize. Atari kuvuga ngo abantu bawe barakureba ejo bavutse wa muntu video ko yaduhaye video yarahagaze. Iyo ni impamvu ya mbere. Impamvu ya kabiri, reba niche yawe cyangwa ikiganiro cyawe ukora. Kuvuga ngo niba ukora ikintu kimwe, nk'ubu iyi YouTube channel ya MD Empire TV, iyi YouTube channel yanyu ikora ibijyanye na tutorials na branding. Ni ukuvuga ngo niba nkora ibi ngibi, ndaguma mu bintu bimwe. Niba ari comedy, ndaguma muri comedy. Niba ari politics, ndaguma muri politics. Niba ari vlog, ndaguma muri vlog. Byose kuri channel rero, wowe iyo ubifashe byose ibintu mvuze ukabivana kuri YouTube channel, icyo gihe rwose uri kwangiza channel yawe, kuko iyi channel yawe izaba irimo akajagari. Icyo ni ikintu cya kabiri. Ikintu cya gatatu, thumbnails mbi ishobora gutuma abantu bawe bagenda. Thumbnails ni ukuvuga ngo thumbnails ni rya shusho, ni amashusho abanziriza video yawe. Niyo umuntu ari kureba thumbnail, ashaka gukanda akavuga ati reka ndebe iyi video. Rero ibyapa bya video bigomba kuba bikurura abantu ku buryo umuntu wese ubireba avuga ati ese iki kirahure
ko mbona kirimo inzoga, reka nze ndebe iyo nzoga se yitwa gute, reka nkandeho ndebe iyo video yose. Tanba rero yikore neza ukoreshe text nini, amabara akurura abantu, n'ifoto zisobanutse, nyine ifoto itangaje cyangwa igira iti, ibyo bizagufasha kugira ngo utere imbere ku rubuga rwa YouTube channel yawe. Noneho tujye ku kintu cya kane. Ikintu cya kane, title zawe zigomba kuba zishamaje. Title zawe, niba ugiye gukora ikintu cya titre yawe, kora titre ikurura abantu, kora titre abantu bavuga ati wow, reka ngende njye kureba iyi titre harimo ikintu yamfasha. Tuvuge wenda gukora vlog, ushobora kuvuga ati my first vlog, ukabereka uburyo vlog ikora, uko nabyutse ukabibereka, nta muntu mbese ni ukuvuga ngo rero wowe ugomba gukora nuza title yawe ikurura abantu, ifite ikintu ibungura, atari kuvuga ngo njyewe ngo nabyutse ngo ndarya. Ibyo nta muntu uzajya kubireba ibyo ngibyo. Njyewe nabyutse ndarira, ibyo nta muntu uzajya kubireba. Kora titre, tuvuge koresha wenda nka uko nabona aba subscribers vuba, uko nabona views vuba, uko mbese ibintu bituma umuntu agira curiosity yo kuvuga ati, agira amatsiko yo kuvuga ati reka njye kuri ino channel. Icya gatanu aricyo cya nyuma, ntumenya CEO ya YouTube. CEO ya YouTube. Ni ukuvuga ngo iyi CEO icyo hano bishatse kuvuga, video urayikora ko ntabwo uzitaginga abantu, ntabwo uzitaginga YouTube ngo izimenye. Ukore tags, nta n'ikindi nanone cya keywords. Keywords nari bazibasobanurira. Abantu batareba video zanjye mwaracitswe. Keywords ni uburyo ushobora gushaka video. Hari abantu bashaka iyo video ngo uko nabona views, iyo ni keyword. Uko nabona subscribers, iyo ni keyword. Izo keywords zawe zigomba kuba zisobanutse, na description yawe ihamagarira abantu, ibakangura kureba video yawe. Ni ibintu biba bikurura abantu, sibyo? Andika neza ibisobanuro, shyiraho tags nyazo. Koresha, nababwiye ko ushobora gukoresha TubeBuddy cyangwa VDLQ. Aba ni abantu badufasha mu buryo bwo kuba twavuga ibintu bijyanye n'ibya YouTube channel zacu. Ibyo rero birarangiye. Ubwo ni ukuvuga ngo tugeze noneho uko wakosora channel yawe step by step. Hano hantu mumbabarire rwose tugendane uko wakosora channel yawe step by step. Ubu ikintu cya mbere rero ngiye kubabwira, ikintu cya mbere ngiye kubereka ahangaha, reba YouTube Analytics. Reba YouTube Analytics. YouTube Analytics. YouTube Analytics ni iguha umurongo ngenderwaho. Ni ukuvuga ngo YouTube Analytics, ufungura video yawe, ufungura YouTube Studio, ukareba ahantu handitse CTR, ariyo rotation. CTR bisobanura ni rotation rate na audience orientation. Ni ukuvuga ngo audience yawe ufite, ese aba bantu nyine bameze gute, bakora iki? Ni ukuvuga ngo uyu muntu uzajya kukureba azavuga ati wow, uyu muntu mbese azavuga arebe video zawe. Na video zawe wowe uzayibonera kuri Analytics ukuntu zizamuka. Ni ukuvuga ngo Analytics uburyo zizamukamo nizo zigufasha kuba wakora iyo video, wakongera gukora iyo video kugira ngo abantu bayimenye, sibyo? Abantu icyo bakunze. Reba CTR yawe. Reba CTR yawe, numara kuyireba umenye ngo ese abantu video zanjye bari kuzikunda, ese video zanjye barazikunze abantu. Mbese uvuga uti aha, wow, ibi ni ibintu byiza rwose, ndabona bikomeza kugenda neza cyane, nta kibazo. Noneho ukomeze nawe uko uhozeho. Icya kabiri, step ya kabiri, hindura isura ya channel yawe. Ni ukuvuga ngo icyo bita branding. Ariko hagati aho ngaho reka mbanze mbereke uburyo dushobora kuba twakwinjira kuri YouTube Studio. Nk'uko mubibona, ni ibintu byoroshye cyane, ntabwo ari ibintu bigoye. Ujya muri Google Chrome yawe, ukandikamo YouTube Studio. Wamara kwandikamo YouTube Studio, ukayikandaho. Wamara kuyikandaho, igafunga. Iyi ni YouTube channel yanjye nshyashya. Noneho warangiza
ukajya hano handitse ngo analytics. Aha ngaha niho ubonera ibintu, uko video zawe zagiye zikorwa, uko reviews wabonye, watch time wabonye, amasaha wabonye y'abakureba, ukajya kuri video cyangwa short kugira ngo ugende ureba buri kantu kako. Iyo niyo nababwiraga ya analytics, ni ukuvuga ngo ugende ureba ibintu byose neza nta kibazo. Ubwo twihuse rero tugeze noneho kuri ku mpamvu ya gatatu, kora video series. Ni ukuvuga ngo kora video zigenda zikangurira abantu, reka nze nk'ukwereka. Ni ukuvuga ngo ni ukuvuga ngo niba tugiye guhindura bana, tuvuga ngo iyi bana niyo igaragaza ibintu ukora. Mwabonye ko tuyireba, niyo igaragaza ibintu bikora byawe, kuvuga ngo njye nkora YouTube branding, tech skills, entertainment news. Ariko njyewe ibi ngibi nzabihindura kuko nagiye mu YouTube, nzakora entertainment nkoreho na news. Ubwo ni ngo ibyo ngibyo ntabwo njye nakwivangamo byose, kuko twabonye ko YouTube tuba turi kuyicanga, kandi ntabwo byo kwicanga ntabwo aba ari sawa rwose, ntabwo aba ari byiza. Tuba tugomba gukora ibintu bimwe kugira ngo abantu batureba bishime. Noneho ari ntuza step ya kane, kora icyo bita kwamamaza video yawe ukoresheje icyo bita WhatsApp cyangwa Facebook. WhatsApp cyangwa Facebook ni ukuvuga ngo ikintu ngiye kubabwira aha ngaha, sangiza video za mu matsinda ya WhatsApp cyangwa Facebook. Iyo niyo ntuza ya kane. Iki kintu rero tukitondere, wivuga ngo ushaka ngo murebe video zanjye, babwira uti hari ibintu mugomba kumenyeramo kandi byabagirira akamaro. Wigende babwira ngo ngewe video, ngo murebe video zanjye, babwira uti hari ikintu mushaka, kandi nabwo wakore video ituma bamenya ikintu cy'ingenzi bagiye kureba. Twihuse rero tugeze kuri step ya gatanu, ariyo ya nyuma. Mu minsi 90 shyiraho video inshuro 2 buri cyumweru. Ni ukuvuga ngo wihaye gahunda ukavuga ati ngewe buri minsi 2 nzashyiraho video, nako buri cyumweru nzashyiraho video 2. Ibyo bikurura audience yawe kugira ngo abantu bakabikunda. Ikindi, gukurikira analytics buri cyumweru, uko ukagenda uzireba uko bizamuka, kuganira na audience yawe. Aha ngaha kuganira na audience yawe bizabashimisha. Hari abantu badasubiza comment. Niba ufite YouTube channel yawe ukaba udasubiza comment, wa muntu we ufite ikibazo, subiza comment. Abantu bawe barakureba, abantu bawe ni ingenzi. Ngewe abantu banjye ndabakunda, I salute abantu banjye, muramfasha, nimwe mutuma ndi hano, sibyo? Abo bantu rero bajya muri comment, ubasubize, ubabaze n'ibibazo, bavuga ati ese muranyuzwe, subiza comment zabo. Ikindi, umva ibibazo byabo kugira ngo ubone ko ubisubiza. Tekereza cyane kuri content strategy yawe, kandi ukora ibintu mbese ukora ibintu bifite akamaro kugira ngo nabo bazagaruka kuri channel yawe. Ntuzabakinisha, kuko n'abantu bafashe umwanya wabo n'igihe kinini bakajya kureba ibintu byawe, nawe ugomba kubaha ibintu byiza. Rero ibyo bintu nibyo nari mbafitiye bantu banjye. Ndacyakomeza, ndacyari mu maseri, nzabagezaho n'ibindi video ko tabara YouTube channel yawe aho kugira ngo ugwe mu mazi. Ibyo nababwiye mwabyumvishije. Rwose rero iyi video nibigushimishije rwose, mujye muduha subscribe, mujye muduha like. Ni ibintu byiza kugira ngo tumenye ko natwe mudushyigikiye, tukamenya ko natwe ibyo dukora mubikunda. None se urumva channel yawe iri he muri ibi byose? Uranyandikira muri comment. Ibi twavuze ni amagambo gusa, ni road map ikomeye. Tangira uyikurikize ubone impinduka, kandi uzanshimira. Nuyikurikiza muri comment uzanshimira, mubwire ati MD Empire warakoze. Tanga igitekerezo cyawe muri comment. Nihe step ugiye gutangiriraho nonaha, urabimbwira muri comment. Niba utarakora subscribe rero, kanda kuri subscribe kuri MD Empire TV, ukande kunzogera ujye ubona amakuru, ujye ukora muri YouTube. Tuzakomeza kuguha amahugurwa kuri tutorials ya YouTube na updates mu Kinyarwanda. Kanda kuri notification bell kugira ngo tuzacikwa na video itaha, nayo ndayigukumbuje, izaba ari video y'ukuri kandi izagufasha neza. Murakoze rero, mugire ibihe byiza. Ciao ciao, ndabakunda cyane.